Nshuti bavandimwe ku Mbabazi TV gatatu, nabonye Bunyoni ashobora gupfa, navuga ngo ni iyerekwa ritari ryiza kuri famiye ye no ku gihugu ndetse nanjye no ku nshuti ze, ariko Imana itabare, Imana itabare, icyo ndakigarukaho. Ndagaruka kuri Sebarundi nanone kuko ni perezida ugiye kuvaho, ni ngombwa ko tubabwira ngo nimwitegure ko Evariste Ndayishimiye atanze imihoho, avuye ku butegetsi cyangwa se avuye ku buyobozi, Imana imuhagaritse kuyobora igihugu cy'u Burundi. Imana yabishyizeho iherezo, ntabwo ari we perezida, ahubwo isumba byose ishobora byose igiye kubimikira Dawidi. Koko muri ubu butumwa ndagaruka ku butumwa bw'umwami Dawidi, kuko Imana yambwiye ngo icyatumye ibi byose biba kwari ukugira ngo abarundi hatazagira icyo birata, abarundi bari hanze hatazagira icyo birata ngo ni amahera yazamuye igihugu bo bari bafite, abari mu gihugu batazavuga ngo ni uko bari bazi gukora cyane, ndetse n'abanyepolitiki batazavuga ngo ubwenge bwacu bwari bushoboye ibi. Kuko nabonye marayika anyereka ibi bisata byose n'ibindi ndibuvuge bidugije amaboko bikoze horemi yo gutsindwa. Uwiteka arambwira ngo noneho dore Dawidi aturutse iburyo agiye kwima ingoma mu gihugu cy'u Burundi. Umwami Dawidi yimye ingoma, kandi yimye ingoma aturutse iburyo bwanjye. Mbona amashusho n'amafoto, Imana irambwira ngo nimbabwire musenge mwiyirize ubusa, kuko mugiye kumva ingoma zivuga, mugiye kumva niberu n'ishako n'imyirongi byakira umwami Dawidi ku ngoma nshya, ku ntwaro nshya, perezida mushya w'ihanga ry'u Burundi ugiye kujabukana abarundi umwaka w'2026 ndetse no kubandanya. Uyu Dawidi rero ni Dawidi mutegereje igihe, yenda hari yacemo n'igihe nta n'umuvuga nta n'umugarukaho, ariko ibyo sina ngombwa. Ariko njyewe ubwanjye ni ubutumwa Imana yampaye kuva mu kwezi kwa kane kugeza na n'ubu ndabandanyije gusengera igihugu cy'u Burundi, ndetse no kukivugaho ubuhanuzi, ndetse no kuburira no kubwira abarundi ngo mwigengesere, koko imbere ni imvura y'isegenya, ni imvura twavuga ngo Imana izabarinde. Akaba muririmbyi avuze ngo umuyaga w'ishuweri urawuturinda. Yego rero nyemerera nkumenyeshe ko muri ubu butumwa bwiza tugiye kuvuga ngo ibi ndi kuvuga harimo umuntu ubyumva akabyitiranya yenda se n'iby'umubiri, kubera yenda we ibiba mu maso he mu buzima bwe ari ibya politike, noneho yakumva natwe dutangaje ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana akadusanisha nabyo. Oya, hano mvuzemo kijyanye na Bunyoni, kijyanye na Neva, ndetse n'ikijyanye n'umwami Dawidi, ndetse ndagaruka icya gatatu kuri iyi ngwano iri Shabunda. Ejo narabihanuye, Imana ibimbwiye ngo irafatwa, ndabandanyije kubabwira ko iri bufatwe, ndetse n'ahandi hagafatwa, nk'uko Nzibira yafashwe ndetse na Uvira igafatwa. Hano rero ngira ngo igihugu cyose kiri mu bwoba, ngira ngo nahoze mbabwira ko ingabo z'abarundi zimwe zafashwe mpiri, zifatwa mpiri, ahandi naho mbabwira ko ingabo z'abarundi zimwe zishyikanye mu maboko ya M23, izindi zigomba gusubira mu gihugu cy'u Burundi zigataha, izindi zo zigiye kugwa ku rugamba. Ku rugamba rero hagiye kugwayo abasirikare benshi cyane, bahoze babarura abantu iyi ntambara imaze guhitana, yabereye i Goma, za Masisi n'ahandi mu bice bimwe AFC yafashe, baharura abantu basaga 700,000. Buno rero hagiye gupfa abarenga miliyoni, kandi ku ruhare rwa Kongo bazapfa, ku ruhare rw'u Burundi bazapfa, ndetse n'abandi bantu bagiye kurwana yuko koko harimo n'abatavugwa n'abavugwa, ariko bose bari kurwana hehe? Mu Kongo.
nyemerera rero hano iyo twinjiye mu butumwa bwiza butari ibiganiro nje kugirana n'abantu cyangwa se no gusesengura cyangwa se bimwe twakwita kwanariza ibiri kuba ngo umuntu arebe, habaho kubiragiza Uwiteka. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, tutagabanyije tutanongereye. Ni wowe ushobora byose kandi usumba byose. Uha umugisha umwanya tugiye gufata umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Bigirire umumaro abumviye imburi, bigirire umumaro mu izina rya Yesu Kristo abantu bose bateze ugutwi kugira ngo badatembanwa n'imiraba. Ngaho rero ntabe twahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro iteka ryose. Amen. Ni ukuvuga ngo Bunyoni yahawe uburozi kandi muri esitoma ye ni ikibazo gikomeye cyane. Nabonye urupfu, mbona umugore wari kurira mu rusengero, mbona igihugu cyose kiri kurira, kandi nkabona ifoto ya Alain Guillaume Bunyoni nkabona rwose, Bunyoni nkabona yapfuye. Mugabo rero igitangaje ni uko iyo urupfu rwamaze kuba confirme, nk'umuhanuzi ngira ngo cyangwa n'abandi bahanuzi badukurikira ku Mbabazi TV gatatu, iyo urupfu rwamaze kuba confirme nijoro, ntabwo Imana igaruka kurukwereka urwo. Oya, Imana iyo ikweretse ikintu ibikubwira ngo si njyewe, nta ruhare mbifitemo, ahubwo Yesu yaravuze ngo nta kizaba ntabibiye akabanga, mwebwe ntore z'abasabyi musabira ku manywa na nijoro. Naho nagiye kubona rero mbona ikiziga cye, mbona amarira, mbona agahinda, mbona igihugu cyose rwose, ariko ntabwo nabonye bamanura amadarapo, ariko ibintu nk'ibyo. Sasa rero ibuye ryagaragaye ntiryica isuka, nasabaga inkunga yo gusengera Alain Guillaume Bunyoni rwose, Bunyoni amerewe nabi kugeza ubwo usenga ukamubona, uryama ukamubona. Donc uko byaba biri kose, urumva iyo bitera byerekeza cyangwa iyo biri kuduga bijya, ni mu magara atifashe nabi, kandi iyo nyirabayazana ni abadede, kuko n'ubundi muri gereza ntabwo bamujyanyeyo bamukunze, ntibanamujyanyeyo kumugorora ukundi, ntibanamujyanyeyo kugira ngo yenda bamukeneshe. Oya, ubutunzi afite, nta muntu muri izi ndongozi zose ntawe wafunga uvuge ngo uramufunze. Yenda umubujije kwigira muri Amerika n'ahandi no kuryoherwa nk'ibyo byose, Bunyoni wanabikunda kubi, ariko ibindi bisigaye vraiment ibyishimo barabihorana kweri. Hama nza kubona nanone igihugu cyose amadarapo, habaye umwanya wo kugira ngo icyo nakita nko kuyamisa. Nabonye idarapo ry'u Burundi ryameshwe rifite ibara ryiza cyane ryera, ari amabara y'umweru n'umutuku n'icyatsi, ngira ngo mbona amadarapo yose arakeye, ariko yameshwe nka kumwe Bibiliya ivuga ngo bari ku musozi wa Eleyon, ngo nuko Yesu ararabagirana. Nabonaga amadarapo yose ari guhwa n'umuyaga mu kirere cyiza. Mbona ingoma rero, abarundi bazi kuvuza ingoma cyane, mbona bari kuvuza ingoma. Imana irambwira ngo dosiye ndayubuye, Dawidi agiye kwima ingoma. Mbwira abarundi n'abarundikazi, Dawidi agiye kwima ingoma. Dawidi agiye kwima ingoma, igihe cye cyageze, kuko Uwiteka yambwiye ngo impamvu iyi ntambara yabaye kwari ukugira ngo Evariste Ndayishimiye aveho, atagira icyo yitwaza. Kandi impamvu muri Kongo Imana yamukamandanyije umutima ntaveyo, kwari ukugira ngo imushukashuke cyangwa se bashukashuke gusenya umugambwe CNDD-FDD. Impamvu iby'ibitoro byanze, impamvu iby'amahera mvamakungu byanze, kwari ugushukashuka no kuryoshya mu nyungu zo kugira ngo CNDD-FDD igombe ishyika aho Uwiteka yagombaga kwishyika, kandi nimara kuhagera nta kizireguza, kuko irongoye imyaka kuva muri 2005 ngira ngo hafi 20 irenga. Nibyo
nta kintu igihugu cy'u Burundi bakigejejeho uretse perezidanse Petero Nkurunziza yubatse. Rero umwami Dawidi yimye ingoma, umwami Dawidi yimye ingoma, niwe ugiye kujabukana abarundi akabakuraho izina ribi, akabakuraho igitutsi. Hari abarundi rero bagiye kwima ingoma yitwa Kanani. Hari abarundi bamaranye igihe amasezerano meza menshi. Mwana wanjye nzaguha imodoka, nduwiteka nzaguha inzu nziza, nzaguha urugo rwiza, nzaguha abana, nzaguha umugisha, nzagukenyeza, nzakenyuruza abami nkukenyeze, nzaguha ibere ry'ibwami uzaryonka. Donc ni amagambo Imana yabwiraga Yesaya, ndetse ariko n'abandi yagiye yababwira. Uyu munsi nagira ngo nkutangarize kandi nkumenyeshe ko Profete Marite Imana yambwiye ngo mwebwe abo bameze uko mugiye kwimana ingoma na Kristo, ariko hari abatari bujabuke, uruzi rwuzuye hari abo ruri busigarane. Niba mwari mwabona uruzi rwuzuye rwuzuriranye, hari abantu bari busigare mu mugezi ntibajabuke. Ni ukuvuga rero mwitegure vuba, mwitegure vuba kumva itangazo rivuga kuri Neva, itangazo rivuga ku mwami Dawidi, itangazo ryo kugira ngo ibintu bimwe bisohoke ibindi byinjire, habeho ibigiye kujya ibumoso n'ibigiye kujya iburyo cyangwa ibubafu. Noneho rero intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Ni ukuvuga ngo abarundi baragerageje gutera kudeta, Imana ntiyareka ngo kudeta icemo, kandi si uko itabonaga aho mugiye kwinjira, yarahabonaga. Barundi baragerageje gukora cyane ariko cyane birananirana iterambere, kandi ntako batagize. Barundi baragerageza politike yose, igitoro kirabura, amahera mva makungu arabura. Barundi baragerageza ngo barebe ko hari igihugu cyabagwa mu ntege nka Kenya, nk'Ubugande, Tanzania, Uburusiya, Uburayi, Amerika, Aziya. Ni ukuri ibi bihugu byose Yesu asa n'utabihaye umugisha wo gufasha igihugu cy'u Burundi. Yego, nabyo birangira uko nyine. Impunzi ndanazihumuriza. Yesu yigeze aba impunzi. Buriya Yesu yanyujijwe mu buzima bwose hatazagira icyo twirata. Yesu yabaye impunzi. Nubwo uri impunzi, aba igihe kitari gitoya mu buhungiro kugeza Imana imubwiye ngo hunguka. Herode washakaga kukwica nawe yakuweho. Ni ukuvuga rero Yosefu arahunguka n'umwana na nyina. Na hano rero impunzi z'abarundi zahunze, zarwanye ziri mu gihugu, zirwana ziri hanze y'igihugu, kugira ngo Uwiteka yiyubahishe, ariko birananirana. N'abasenga barasenga ariko birananirana. Ngira ngo rero muri uku kwa 10 hari ibintu Imana igiye kubakorera mwebwe Barundi, biberekeza ku bwami bushya, no mu kwa 11 biberekeza ku bwami bushya, ariko mu kwa 12 muraba mwinjiye muri finali. Ubwo rero nk'uko twabivuze, biri bukorwe muri uku kw'icumi, biri bukorwe muri uku kw'11, n'ibiri bukorwe mu kw'12, ndetse mu kwa mbere, kuko Bibiliya iravuga ngo mu mwaka utaha nk'iki gihe tuzaba turi mu bwami bushya. Buriya mu mwaka utaha, uhereye umunsi w'Iteka yamereho buriya butumwa, uzajya kugaruka n'iyo tariki nk'umuhanuzi, mwamaze kwinjira muri Kanani yanyu, muri Kanani, mutavuga ngo urumva, ngo urabona, ngo donke, ngo vraiment, ngo jusque, ngo kamemo yaye. Bizaba ari fresh, bizaba bimeze neza. Rero kubona ikiyaga kirumba, inzuzi zikarumba, imirima bikanga, cyangwa se mwivu mukarima bikanga, mu ndimiro bikanga, nta kintu na kimwe kindi cyabiteye kwari kugira ngo Imana itazagira icyo mwihaya cyangwa mwirata ko byaturutse mu nkota yanyu cyangwa mu kuboko kwanyu. Igihugu cy'isezerano kigomba kubaho, kikavuka nk'isezerano, kigakomezwa nk'isezerano. Ariko
uhereye buno abantu bakurikira Imbabazi TV gatatu, ndaguhumurije nkubwira ko Uwiteka yafashe decision zo gutabara igihugu cy'u Burundi akagikura mu maboko ya shitani. Rero no muri Kongo ntabwo byoroshye, birarimbanyije, kandi iriya ntambara iri Uvira ahanini iri ku mutwe wa Neva, iri ku gahanga ka Neva, irototera Neva, ni nawe uzi kuyirwana, ni nawe uriyo ufite imbaraga zo kurwana. Biriya byose ni umupangu, aho zari Gatiya ya Naboti niho zigiye kuri Gatira ya Neva. Ni ukuvuga rero icyamujyanye muri Kongo ni umutego Imana yamuteze, kandi uyu mutego Imana yamuteze ntabwo yigeze awubona. n'ubu nubwo mbivuze nuko ntabyo yabona, ntabwo ejo yakurayo ingabo, ntazo yakurayo rwose, kubera ko Farawo ifura zarapfuye ntiyumva, ibimenyetso 9 biraba ntiyumva, ibyago nyine. Iyo umutima amaze gukamandatana ntabwo ushobora kumva. Hano rero nyemerera n'ubundi 5 kuri 5, 3 kuri 3, 7 kuri 7 turi kumwe ngo tukumenyeshe umugambi w'Uhoraho ku Barundi n'Abarundikazi, ndetse no ku bwami bushya no ku bwami bushaje. Ubwo rero nakubwira ngo reka duheshe umugisha mu buryo bw'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana kandi budasanzwe, hama ubundi tubandanye. Umwami ageze kw'irembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be, tubane mw'ijuru. Kw'irembo ubari kw'irembo, uko araje Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kw'iteka. Kw'irembo n'ubari kw'irembo, nuko araje Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Ntihazabura intambara, ntaho amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Maze mw'isi yagize shya, tuzaba dusugire, kudapfa kwakuye gupfa, tutakibabara. Kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje Yesu araje, kandi ageze kw'irembo.
turakugumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nagira ngo dusangire ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 109. Haravuga ngo Mana njya mpimbaza ntuceceke, kuko banyasamiye akanwa k'umunyabyaha, akanwa k'uburiganya, bambwirishije ururimi rw'ibinyoma, bangotesheje amagambo y'urwango, bandwanyije nta mpamvu, urukundo rwanjye barwituye kuba abanzi, bandwanya ariko njyeweho nitangira gusenga. Ku neza nabagiriye banyituye inabi, ku rukundo banyituye urwango. Umutwarishe umunyabyaha, umurezi ahagarare iburyo bwe, nacibwa urubanza asohoke rumutsinze. Gusenga kwe guhanwe n'icyaha, iminsi ye yo kubaho kwe ibe mike. Ubutware bwe busubiremwo undi, abana be babe imfubyi, umugore we abe umupfakazi, abana be babe inzererezi, basabirize, bashakire ibyo kurya kure y'umusaka wabo. Yenda se iyi zaburi ufite umwanya azayibandanya, ariko reka jye mpinira aha kubw'iminota tuba turi gukoresha. Iyi ni zaburi yanditswe n'umuntu witwa Dawidi cyangwa se Dawudi. Ni ukuvuga hano bishatse kuvuga iki? Twese Dawidi yari ari gusenga avuga ngo urukundo yeretse abo bavukana bamwituye urwango, ineza yaberetse bamwitura ubugome, noneho ibyiza yabagiriye bamwituye ibibi. Buri kintu cyiza haboneka kontrente yacyo, ariko cyo ari kibi. Noneho rero aravuga ngo umurezi ahagarare iburyo, ariko uregwa ahagarare ibumoso. Naho ndi bunavuge honyine iburyo ibumoso. Mu busanzwe abantu b'Imana cyangwa se twebwe abera duhagaze iburyo. Ijambo tuvuga turivugira iburyo, ibyo dukora tubikorera iburyo, kuko Kristo ahora iburyo, Data ahora iburyo, Umwuka w'Imana ari iburyo. Ni ukuvuga ubuzima tubamo bwose ni iburyo. Dawidi rero gutsinda kwe, kunesha kwe, byamuhesheje umugisha cyangwa se bimuhesha amashimwe. Yaratsinze mu bitero byose yagabye, hose yaratsinze. Mu ntambara zose yarwanye Dawidi yarazitsinze. Na n'ubu Isiraheli isenga yibuka umuntu witwa Dawidi, cyangwa se izirikana ivuga ngo uwadukuriraho Netanyahu akaduha umwami Dawidi. Uburundi Imana yabubwiye umwami Dawidi. Dawidi rero intambara ye yayitangirije iburyo. Mwibuke ibuye yateye yica Goliyati. Iri buye yarimuteye, aravuga ngo ndiguteye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo na Isiraheli wasuzuguye. Yego, ukayituka ukayandagaza. Urumva Dawidi yarambuye ukuboko kw'iburyo kwe kuba ariko kurwana, atera intambwe ze z'iburyo, uhoraho arazishyigikira. Ibitekerezo bye arabyagura, Uwiteka ajyana nabyo. Ndagaruka rero uyu munsi turebe natwe turi kurwana n'isi n'umubiri na shetani. Hamwe harimo n'abari kurwana n'abarozi, bari kurwana n'indwara, bari kurwana n'ubukene, bari kurwana n'amashuri. Ngira ngo iyi TV yanyu Imbabazi TV 3 se, cyangwa ubutumwa buhanyura kuri iyi TV, burabubaka, kandi natwe turabashimira, murabigaragaza muri komenti cyane 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 ko rwose Marite, Profete Marite, muri kumwe nawe mu butumwa bwiza bwo kubohora imitima, bwamamaza ubwami bw'Imana kugira ngo tuba baraganwa na Kristo, ndetse no kubohora igihugu cy'u Burundi ku mugambi wa Yesu. Yego rero coup de chapeau
mu izina Yesu Kristo umukama kuhe umugisha aho uherereye hose. Buno tuvugana rero izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nagira ngo mbwire umuntu udukurikiye, uri kuburana na shitani, uri kuburana n'umubiri, uri kuburana n'isi. Ngaba abantu udashobora gutsinda uri ibumoso. Hindura umuvuno uhagarara iburyo bw'Imana. Umwavoka wawe ni Mwuka Wera arakwigisha kuvuga no gusenga. Aba bantu batsinde cyangwa ubaneshe. Aba bantu ubandagaze kandi rwose navuga ngo numara rwose ubereke ko ufite Imana itari Bayali itari Dagoni. Mu by'ukuri ijambo rimwe n'irindi hano ushaka kugarukaho, Yesu yaravuze ngo murwana n'isi n'umubiri na shetani. Eske turwanisha amajambo, turwanisha amahera, turwanisha isura, turwanisha politike, turwanisha siyase, turwanisha abakomeye? Yesu yaravuze ngo iyo ruba urugamba rw'umubiri mba mpamagaye ingabo z'abakerubi n'abaserafi bakandwanirira. Uyu munsi wa none abakristo bari mu ntambara, mugabo kuyitsinda ni ikintu kigoye cyane, kuyivamo ni ikintu kigoye cyane. Kubera icyo umukristo ashobora kurwana umwaka, akarwana 2, akarwana 3, akarwana 4. Habura iki ngo umukristo narwana intambara umwaka umwe ayitsinde? Habura iki ngo karande uzirukane zikuveho mu gihe kitarengeje amezi cyangwa ukwezi? Habura iki ngo umukristo niba ari gusaba visa cyangwa niba ari gusaba gukira indwara cyangwa hari n'uwari kwifuza ko yayikira, uwo mukristo agira ubuzima bushoboka nyine ko icyifuzo cyiwe kibaye itegeko, bibaye itegeko nyine kandi ryumvigwe ko. Twebwe turwana intambara Dawidi yayirwanye ataranayiteguye ukundi. Yagemuye injya, ageze ku rugamba yica Goliyati. Imana muri twebwe ibasha gukora ibintu uwo munsi cyangwa ejo bundi. Mugabo Yesu we yaravuze ngo niba wizeye nk'akabuto ka sinapi ukabikora uyu munsi, ukizera uyu munsi, biraba uwo munsi. Niba ubyizeye ko bizaba ahazoza, bizaba nyine ahazoza hawe. Akarorero, niba uvuga ngo nzunguka mu myaka 5 nzaba nguze inka, ubwo nyine inka uzayibona mu myaka 5. Niba uvuga ngo nzaba nguze inzu mu myaka 10, aho nyene mu myaka 10. Ariko se uwo munsi wuvuze ngo uyu munsi ndarara mbonye inzu, ukabishobora kubyizera, ndahamya neza ko iyo nzu yararibonetse. Twese rero turi kurwana n'isi n'umubiri na Satani. Kubera iki tutari gutsinda? Umubiri turwana nawo mu buhe buryo? Mu buryo bw'indwara, mu buryo bw'ubukene, mu buryo umubiri donke ushobora kukwifuza kurya, kunywa, kwambara. Umubiri ushobora no kurwara. Iyo ni intambara y'umubiri. Isi, umuntu yifuza inzu, yifuza imodoka, kujya muri Amerika, kuza muri Afurika, kujya i Burayi, donke indege, ubwato, amazu meza ndetse n'ibindi bijyanye n'igihe. Koko nawe nubwo utifuza Barabasi, nuko kwizera kwawe kutayikozaho imitwe y'intoki. Koko kwizera kugira amaboko n'amaguru, kwizera n'umuntu wuzuye. Kubera ko utizera kuba wagura vewiti, nuko kwizera kwawe kukubwira ngo igurire imodoka iciriritse ya miliyoni 15, 20, 30, nturengaho nyine. Kandi nabwo ubwo ukaba uri umuhizi mu bandi barokore, abasigaye bose bikabagora. Harimo n'abizera ipikipiki, wizeye ikinga, harimo n'uwizera minerivare. Donc Bibiliya ivuga ngo ku munyembaraga nigaragaza nk'umunyembaraga, ku munyantege nke nkigaragaza nk'umunyentege nkeya. None iyo tuvuze Satani ngo turwana na shitani, mu nzozi turaterwa, abarozi baraturoga, turwananye na shitani, mu ntekerezo, mu bikorwa. Cyane abakristo barwana na shitani, kwifuza gutsinda ibyaha, kunesha icyaha, guhagarara mu kuri no mu mwuka. Eske nagira ngo rero hano mbaze nerekeza ku musozo, ese ko kuri kurwana n'umubiri, reba aho intambara
y'umubiri uyigejeje. Ese uri kurwana na shitani? Ese nibura uzi ko ibyo bitero bihari bya shitani ku buzima bwawe? Ese uzi neza nibura ko umubiri wawe uri kurwana nawo? Ese uzi neza ko isi nayo muri kurwana nayo? Ofete rero ibyo bintu ugomba kubimenya kuri mu ntambara yabyo. Ejo yenda nzabisobanura birambuye, nkomereze hano nkusobanurira intambara urimo, nuko ugomba kuzirwana cyangwa uko ugomba guhagarara opozisiyo yo kurasa kandi ntuhushe, kandi ibyo bintu mu izina rya Yesu Kristo bikakubera umugisha. Rero iminota 14 ngira ngo niyo, ntabwo twakifuza kubandanya, ariko nagira ngo nkubwire ngo urwana intambara nziza. Kristo n'imbaraga zawe, kandi niwe watsinzanisha urupfu n'umubiri na kuzimu. Ariko uburyo yarwanyemo n'uburyo basogokuru barwanyemo, twebwe sibwo turi kurwanamo. Mureke dukora icyo ijambo ridutegeka, tuyoboke uko umwuka tuyobora, noneho mureko tudatahana itsinzi. Turagushimiye Mwami Yesu, waneshereje abatubanjirije, natwe turi imbere yawe tuneshereze. Wakijije bene wacu bose mu by'umwuka no mu by'umubiri, urabatabara. Turabakandida bo kugira ngo udutsindire utuneshereze. Himbazwa rero Data wa Isaka na Aburahamu na Yakobo iteka ryose. Amen. Mugire weekend nziza n'ibihe byiza. Imana iragukunda. Karibu mu ishuri ry'iby'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Amen.